Media Icon Television ni urubuga rw'itangazamakuru rugamije gukwirakwiza amakuru, inyigisho n'ibiganiro byubaka umuryango, byigisha indangagaciro kandi bikamurikira abantu kuri n'ubumenyi bufite akamaro. Dore ibyo MITV ishyira imbere: gutanga amakuru yizewe kandi afitiye rubanda akamaro, gutegura ibiganiro byubaka, byigisha kandi biteza imbere ubumenyi, gukwirakwiza inyigisho za Isilamu n'indangagaciro z'ubumuntu, guharanira itangazamakuru rifite ireme n'indangagaciro, guhuza abantu n'imiryango n'inzego zitandukanye binyuze mu itangazamakuru. Media Icon Television yiyemeje kuba ikimenyetso cy'itangazamakuru rifite ireme Icon mu gutanga amakuru, inyigisho n'imyidagaduro ifite intego yo guteza imbere sosiyete. Media Icon Television, urubuga rwanyu, igihe cyanyu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ishimwe n'ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabe n'abasangirangendo be n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira mu bagaragu beza, Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mu biganiro byacu biherutse twagarukiye aho Musa ahuriye na Khidri, ndetse anamusaba yuko yamwigisha kugeza ubwo Khidri yatunguwe kubona intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa karimullah, ndetse akaba anavugana nawe ari we uza kumusaba yuko amwigisha. Ibi rero akaba ari amateka dusanga muri suratu Al-Kahf, ndetse akaba ari nayo sura tukirimo kuganira kugira ngo tubashe kurebera hamwe ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yavugiye muri iyi sura. إيمان من القرآن تي فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. مجه موسى عليه الصلاة والسلام دسينا يوشع باري ينزي أهيتك مجمع البحرين. موسى نيكوكو غير يوشع أتي آتنا غداءنا توزني چانغوسي زنا إبيوكو جبجاشو بياكو موا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. urugendo cyangwa se isafari yacu, urugendo rwacu twahuriyemo n'ingorane ndetse n'ibizazane n'umunaniro ukabije, bityo rero ni umwanya wo kuruhuka kugira ngo tubashe kugira icyo dufata. Aho niho rero Yusha yabwiye Musa ati ara'ayta idh awayna ila as-sakhra qala ara'ayta idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut. Niko kumwibutsa yuko hamwe baruhukiye hambere kuri rwa rutare nibwo yamenye ko ifi idahari, ariko yibagirwa kubimubwira. Ndetse aho rero niho basubiye nkuko twabibonye mu biganiro by'ubushize, fartadda ala atharihima qasasa. Niko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko basubiye inyuma ndetse bagenda bakurikiza bya birenge byabo cyangwa se aho bakandagiye, niko kugera ahitwa majma' al-bahrain. الله سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نكو جهورا فوجد عبدا من عبادنا، أهو نهو هوريه نمغرقوا الله سبحانه وتعالى آتيناه رحمة من عندنا، ومغرقوا توابشجي جها چمسه جهوندغزه إنما نتسني موزدورو سكوري تويبغي وعلمناه من لدنا علما. ndetse tubasha kumwigisha ubumenyi buturuka kuri twebwe. Abamenyi basobanura yuko al-ilmu ilmani, abamenyi abasafsir batubwira yuko ilmu iri mu bice bibiri: ilmu dunya wa ilmu ladunna. Ilmu umuntu ashakira hano ku isi, yaba ari ilmu yayindi yo kujya kwiga ku isi, ukiga ku mwarimu cyangwa se ukicara imbere ya mwarimu akakwigisha akagira ibyo gusobanurira, wa ilmu ladunna. Ndetse ubu nanone akaba ari ubumenyi wigishwa na Allah subhanahu wa ta'ala Imana kwihera, ndetse ukaba ari ubumenyi cyangwa se bukaba ari ubumenyi butandukanye na bwa bundi ushobora kuba wajya kwigira
imbere y'umwarimu. Khidri akimara kubona Musa alayhi salatu wassalam koko yifuza kuba yamubera umunyeshuri kugira ngo abashe kumwigisha mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yamwigishije, kandi na Musa nkuko twabigaragaje yagaragaje guca bugufi ndetse no kwemera kuba umunyeshuri koko, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yamubwiye yuko hari umurenze ku bumenyi. Khidri yaramubwiye ati قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى yamusabye ndetse amusaba n'icyubahiro n'ikinyabupfurati, hal attabi'uka, shobora kuba nagukurikira kugira ngo ubashe kunyigisha muri bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala yakwigishije. Khidri aramureba ati qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidri aramureba aramubwira ati mu by'ukuri ntabwo nanze kuba wankurikira, ikibazo gusa cyo kunkurikira ni kimwe, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ntabwo ushobora kuba wagira ukwihangana muri bya bindi ushobora kuba nakwigisha cyangwa se muri bya bindi ushobora kuba wabona. Khidri aranakomeza ati wa kayfa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra, ariko se nanone ni gute ushobora kwihanganira bya bintu udafitiye amakuru? Ni gute ushobora kwihanganira ibyo utazi? Kubera yuko njyewe niyizi neza ko hari ubumenyi Allah subhanahu wa ta'ala yampaye nshobora kukwigisha wowe udafite, ariko nanone nkanahamya yuko Allah subhanahu wa ta'ala hari ubumenyi yaguhaye njyewe ntafite, ariko ikibazo gihari nuko wowe udashobora kwihanganira ibyo nakwigisha, kubera yuko zahirihi, mu bigaragara ushobora kuba wabona yuko ari ibintu bibi ndetse binagayitse, ushobora kubona ko ari icyaha, ariko batinihi, mu byihishe icyo nakoze cyangwa se icyo nkoze akaba ari igikorwa cyiza. Ni gute rero ushobora kwihanganira ibintu nk'ibyo ngibyo kandi utabifitiye amakuru? Musa alayhi salatu wassalam aravuga ati qala satajiduni insha Allahu sabiran wala a'si laka amra. Musa asezeranya Khidri ati qala satajiduni insha Allahu sabira, aravuga ati ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala no ku bubasha bwe no ku bushake bwe, satajiduni insha Allahu sabira, uzansanga koko ni muri babandi bihanganira ibyo ari byo byose twahura nabyo, nzihanganira ubumenyi bwose wanyigisha, nzihanganira kwakira ibyo wanyigisha kabone nubwo ngewe nshobora kuba nabona yuko atari ibintu byiza, nzabyihanganira. walan a'si laka amra, ariko nanone wala a'si laka amra, nkwijeje ko ntazigera nca ku ruhande cyangwa se ntazigera ngusuzugura, ntazigera ngaragara muri babandi batakumvira. Nkwijeje rero yuko nzaba muri babandi bumvira, ariko nanone nkwijeje ko nzagerageza kwihangana, ndetse nawe insha Allah uzansanga ni muri babanyeshuri bihangana. Khidri akimara kumva isezerano rya Musa alayhi salatu wassalam, yabwiye Musa ati rero nta kibazo, niba unyijeje yuko uzihangana, niba unyijeje yuko utazagira icyo ari cyo cyose cyatuma ukwihangana kwawe gushira cyangwa se ukwihangana kwawe kurangira, nta kibazo. Ariko nanone kugira ngo tubashe gutangirana urugendo rwanjye nawe rwo kugira ngo twige, hari ibyo nifuza yuko tubanza kumvikanaho. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri Qur'an, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Khidri aramubwira ati nta kibazo, nanjye nemeye kuba twajyana mu rugendo kugira ngo tubashe kwiga, kugira ngo mbashe kwigisha ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yanyigishije, ariko bishart, ku itegeko rimwe cyangwa se ku kintu kimwe gusa. fa in ittaba'tani, nuramuka unkurikiye, nituramuka tujyanye, nituramuka dukoze urugendo shuri hamwe nawe, ihereye amakuru. Tamam, turabyumvikanaho, natafiq, yalla tugende rero. Icyingenzi nuko icyo ari cyo cyose nakora, la tas'alni an shay hatta uhditha laka minhu dhikra, ntugire icyo ari cyo cyose umbaza kugeza ngewe ubwanjye ndamutse nkwihereye amakuru. Naam, bumvikana rero cyangwa se bagirana isezerano kuri icyo ngicyo cyo kuba Musa alayhi salatu wassalam atari buze kubaza Khidri icyo ari cyo cyose, kabone nuko cyaba ari ikintu Musa
abona yuko kidashamaje cyangwa se ari ikintu adasobanukiwe neza, kubera yuko yari amaze kwizezwa ko ari buze guhabwa amakuru cyangwa se ubusobanuro bw'ibyo bintu nyuma. Fantalaqa, bombi rero bafata urugendo cyangwa se batangira urugendo rwa rundi twise ngo ni urugendo shuri, kubera yuko bari majma' al-bahrain, bari ahahurira inyanja ebyiri. Ni ukuvuga yuko urugendo rwabo n'ubundi bagomba kurutangira aho baherereye, cyane ko aho bari baherereye ni ku nyanja. Niyo mpamvu rero bahise bashaka uburyo bakurira ubwato kugira ngo batangire gahunda cyangwa se batangire amasomo yabo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith atubwira yuko haje kubanyuraho cyangwa se haje ubwato aho bari baherereye, biba ngombwa yuko basaba kugira ngo babashe kurira muri ubwo bwato, ariko bitewe yuko ba nyiri ubwato bari bazi Khidri ndetse bamuziho ubunyangamugayo, bazi ko ari umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala mwiza, biba ngombwa ko buriza Khidri ndetse na Musa alayhi salatu wassalam na Yusha batishyujwe. Biba ngombwa yuko bahabwa, twavuga nk'uko bahawe lift cyangwa se bahawe ubufasha butishyurwa, cyangwa se batwawe muri ubwo bwato bakaba ntacyo bari bwishyure. Mu yandi magambo cyangwa se mu yindi mvugo yoroshye, nuko bahawe lift ibageza aho bagiye. Muri urwo rugendo baraganira hirya no hino, ibiganiro biryoheye impande zombi, barimo kugenda bareba amazi, bareba ireme rya Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo butandukanye ndetse n'ibibera mu mazi. Khidri bitunguranye afata bwa bwato cyangwa se afata urubaho rugize muri bwa bwato aratobora. Musa akimara kubikubita amaso aravuga ati قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا حتى إذا ركب السفينة خرقها. mukugenda rero cyangwa se muri rwa rugendo rwabo buri ubwato, bakimara kugera imbere Khidri ahita atobora cyangwa se ahita ashyiraho icyasha n'inenge kuri bwa bwato. Musa ahita yikanga aravuga ati akharaqataha, ese ibi ni ibiki ukoze? Ese ni guki wangiza ubwato bw'abandi? Akharaqataha, urabutoboye, litughriqa ahlaha, kugira ngo twese abari muri ubu bwato tubashe kurohama. Laqad ji'ta shay'an imra, ibikoze rwose ntabwo ari ibintu bizima. Musa yibagiwe yuko yatanze isezerano ko atazigera abaza icyo ari cyo cyose, kandi ari buze kuba muri babandi bihangana. Ariko isomo rya mbere gusa riramutsinze, kwihangana gusa cyangwa se kubona ibintu bikozwe akaba kwihangana bimunaniye, nibyo bihise bigaragaza yuko koko isomo rya mbere rimutsinze. Kharaqataha litughriqa ahlaha, wowe wangije ubwato nk'ubu ngubu, urimo urasenya ubwato nk'ubu, urabutobora. Litughriqa ahlaha, kugira ngo twebwe tubashe kurohama. Faman anta, wowe ninde ku buryo wakora ibintu nk'ibi ngibi? Nyuma ukavuga uti sinkubaze limadha yani kharaqtaha litughriqa ahlaha, urabutoboye kugira ngo abantu bo muri ubu bwato babashe kurohama. Laqad ji'ta shay'an imra, icyo ukoze ntabwo ari ikintu marfud, ni ikintu rwose cyanzwe, ntabwo ari ikintu cyiza, ntabwo ari ikintu dushobora kuba twavuga yuko twagushimira kuri ibi ngibi ukoze. Khidri ahita yibutsa Musa alayhi salatu wassalam isezerano bagiranye mbere, arambwira ati qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Abaza Musa ati alam aqul, ese njyewe sinavuze innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ko wowe utari buze kwihangana? Ese sinakubwiye yuko utari buze kwihangana? Sinabivuze kuva kare ko kwihangana kwawe bitari buze gukundira? Alam aqul ibara au hadhihi al-aya, itonde neza wumve uburyo Khidri yavuze alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ese sinavuze ko wowe utari buze kwihangana? Musa ahita asubiza amaso inyuma aribuka, arambwira ati qala la tu'akhidhni bima nasit wala turhiqni min amri usra. Musa ati ndagusaba rwose, la tu'akhidhni bima nasit, ntuze kumpora ibyo nakoze nibagiwe, ntuze kumpanira, ntuze kundenganyiriza ibyo nakoze
kubera kwibagirwa. Wala turhiq, gerageza rwose niba ari n'ubumenyi uduhe bwa bumenyi bungana n'urwego rwacu, ntuduhe ibintu bigoye gutya. La turhiqna, ntutunanize, ntuduhe ibintu bituremereye. Ibintu ukora rwose ni ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu buri wese ashobora kuba yabyumva cyangwa se uwo ari wese yakwihanganira. Nta kibazo niba usabye imbabazi zo kuba nta guhorera icyo wakoze wibagiwe, nta kibazo, kubera yuko na Allah subhanahu wa ta'ala ubwe ntabwo azaduhorera ibyo twakoze tutazi cyangwa se twibagiwe. Niyo mpamvu mu busabe duhora dusaba Allah subhanahu wa ta'ala, tunasanga muri suratul Baqara, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, mana nyagasani ntuzaduhanire, ntuzaduhorere bya bindi tuzakora twibagiwe cyangwa se amakosa tuzakora tudasobanukiwe tutazi. Naam, خدرتي خلاص nta kibazo, مرة واحدة فمش مشكلة يعني. inshuro ya mbere nta kibazo خلاص. فانطلقا, bakomezana n'urugendo. cyaha cya mbere barakihorera cyangwa se baragisiba kubera yuko Musa amaze kugaragaza yuko yagikoze yibagiwe. فانطلقا, biba ngombwa yuko nanone bakomeza urugendo. حتى إذا لقي غلاما فقتله, mu kugenda rero bakimara kuva muri bwa bwato barimo kugenda hirya no hino, laqiya ghulaman, bahura n'umwana mutoya, umwana w'umuhungu mutoya. Faqatala, Khidri aramufata aramuniga aramwica mushyira hasi. Musa ati ibyo nihanganiye bya mbere, ariko ibi ngibi ntabwo ushobora kuba nabyihanganira, kubera yuko mu bigaragara ni icyaha gikomeye cyane, urica umwana nk'uyu nguyu. Leshi yani, kubera iki? Ibi rero ntabwo ari ibintu byo kwihanganira. Musa yongera nanone atera hejuru ati qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Ati rero hano ibi ntabwo ari ibintu byo kwihanganira. Aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs, wowe urica roho tahira itigeze ikora ibyaha, urica umwana utarigeze ukora ibyaha, umwana utarigeze wica, bighayri nafs, nta kosa na rimwe yakoze, wowe ukamufata ukamwica. Laqad ji'ta shay'an nukra, ibi noneho ukoze ni icyaha gikomeye, koze icyaha gikomeye cyane. Ibi ntabwo ari ibintu byo kubabarirwa, nta nubwo ari ibintu nanjye ubwanjye naceceka ntabwo ari ngo simbivuge. Oya, la, hada shay'un ajib. Ibi ni ibintu bitangaje cyane kuba wafata umwana udafite icyaha nk'uyu nguyu ukamwica. Khidri nawe agira akantu kameze nka ghadab, agira ikintu kimeze nk'uburakari, ndetse n'imvugo yasohoye igaragaza nkaho uburyo yashubije Musa alayhi salatu wassalam ahangaha bwari uburyo butandukanye n'ubwo yakoresheje bwa mbere. Arambwira ati qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Abwira Musa ati alam aqul lak, ese sinakubwiye innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kowe lan tastati'a ma'iya sabra. Ese Musa sinabwiye wowe, sinakubwiye ko n'ubundi kwihangana kwawe biri buze kunanira, utari buze kubasha kwihangana. Musa ati qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Musa ati burya maze gukora amakosa abiri, kandi umwemeramana burya ntaribwa n'inzoka kabiri mu mwobo umwe. Aravuga ati rero in sa'altuka an shay'in ba'daha, manitse amaboko rwose, nindamuka ngize icyaha cyose nkubaza nyuma y'ibi ngibi, fala tusahibni, rwose nanjye ndabyemeye, nongere dufate cyangwa se nongere nguhira indi sezerano. Fala tusahibni, rwose ntunyemerere gukomeza kugendana nawe. laqad balagta min ladunni uzra, kubera yuko uzaba urengereye gusaba imbabazi. in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni, nuramuka ugize icyo ari cyo cyose umbaza nyuma y'ibi ngibi, la tusahibni, ntabwo rwose uri we wemerewe gukomezanya nanjye. qad balagta min ladunni uzra, birahagije cyangwa se umaze gusaba imbabazi inshuro nyinshi, umaze gutanga uzuru inshuro nyinshi, bityo rero amahirwe nguhaye ni amahirwe ya nyuma. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tugarukire ahangaha, ese turebe koko Musa yaje kwihangana cyangwa se nanone yongeye gukora andi makosa. Ibi nanone insha Allah nibyo tuzareba mu biganiro byacu bikurikira, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kumva no kumvira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Media Icon Television ni urubuga rw'itangazamakuru rugamije gukwirakwiza amakuru, inyigisho n'ibiganiro byubaka umuryango, byigisha indangagaciro kandi bikamurikira abantu kuri n'ubumenyi bufite akamaro. Dore ibyo MITV ishyira imbere: gutanga amakuru yizewe kandi afitiye rubanda akamaro, gutegura ibiganiro byubaka, byigisha kandi biteza imbere ubumenyi, gukwirakwiza inyigisho za Isilamu n'indangagaciro z'ubumuntu, guharanira itangazamakuru rifite ireme n'indangagaciro, guhuza abantu n'imiryango n'inzego zitandukanye binyuze mu itangazamakuru. Media Icon Television yiyemeje kuba ikimenyetso cy'itangazamakuru rifite ireme Icon mu gutanga amakuru, inyigisho n'imyidagaduro ifite intego yo guteza imbere sosiyete. Media Icon Television, urubuga rwanyu, igihe cyanyu. Yego, dore ngiki gisubizo ku bantu bifuza kwivuza kandi biboroheye batagiye kwivuza kwa muganga bakoresheje imiti kamere. Iyi miti ikava mu bimera kamere. Igisubizo rero ngiki, twabazaniye byinshi byiza bibavura ubuzima bwanyu mbere y'uko murwara, harimo hibiscus, flaxseed, cloves, ginger powder izwi nk'ifu ya tangawize ivura ibicurane ndetse n'amagripe. Tubafitiye kandi turmeric izwi nka cucuma, akarusho kayo ikaba ivura inzira zigogora ndetse n'umwijima, irinda amaraso kwipfundikanya ndetse ikarinda indwara z'umuriro, ituma umutima utaribwa ndetse n'igifu kandi umuntu akamera neza. Iyi rero ni turmeric kandi izwiho kuvura byahebuje, ikaba yongera amashereka ku babyeyi. Nahawe rero ngo utugane, dore ko kandi tubahereza itende ryumye kandi ryiza riryoshye byahebuje. Ducuruza sisoti kandi ikaba ari nziza cyane ku bantu bayifuza kwirinda. Dusange mu nzu ya materne mu Nyabugogo, cyangwa uduhamagare ku nimero ya 078 68 21 79 cyangwa uduhamagare kuri 073 25 22 52 4. Igisubizo cyawe mu kwivuza udahenzwe. Yari T-bag